Yes, bakunzi ba Kamanzi Official nongeye kubasuhuza cyane mbifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Tugarutse muri ya makuru n'ibiganiro kuri Pi Network ndetse na Ruby Network, ariko uyu mwanya tukaba tugiye kwibanda ku birebana na Pi Network. Ruby nayo turayivugaho gato, ariko ni ukubararika ikiganiro gikurikira iki ngiki. Mwitege ko nza kubagezaho neza intambwe ku ntambwe uko waregisteringa muri Ruby Network udakoze ikosa. Reka rero tugiharire umwanya uza gukurikira, ariko ubu ngubu tuvuge kuri iki kibazo kuri Pi Network. Utigiteye igiti. Ni umuvandimwe ni umupayiniya twaganiriye nijoro, angezaho ikibazo. Numvise ari ngombwa yuko dusangira aya makuru, hanyuma kandi tugakora ibyo dukora byose twirinda kongera gukora amakosa, kuko ashobora kutuviramo ingaruka zishobora gutuma twicuza. Ntabwo ari ukumutera ubwoba, ariko nanone ntabwo twabyishinga kuko tutazi yuko ariko bizahora. Reka turebe ikibazo ko giteye. Ikibazo giteye gityo: umuvandimwe yaregisterinze Pi Network, then buri hari ibibazo duhura nabyo tugasanga ni ubutumwa bugomba kugera no ku bandi. Namwe muraza kutwandikira muri comment mutubwire uko bimeze, kandi twibutse abatarakora subscribe muyikore, mukande like, musharinge, kandi mugiye mutwandikira muri comment buri kibazo cyose ufite, ko akenshi tukunda no gukora muri, ariko sinzi impamvu wenda hari ibibazo biba byabaye byinshi, hari biba byabaye bikeya. Ibyo wenda ni bisanzwe, biterwa n'uko isomo ryatanzwe cyangwa se ko nta n'ibibazo byinshi. Ariko dore ko ikibazo giteye: umuntu yaregisterinze muri Pi Network akoresha amazina ye, imyirondoro ye yose, ariko bigeze kuri phone number akoresha phone number ya mugenzi we, kandi yamaze kubona migration. Iki kibazo kizakemuka giti? Kuko nawe yagize impungenge abikuye ku biganiro twatangaga, ari nacyo cyatumye ampamagara. Igisubizo cyacyo ni iki ngiki: niba wararegisterinze muri Pi Network kandi ariko nimero za telefone ugakoresha za mugenzi wawe, icyo bigusaba ni iki? Urareba muri Pi Network aho bakwemerera guhindura phone number, ubikore uyihindure, kuko aho bayihindurira. Nubona bidakunze uzandikira kwa team uyimenyeshe neza ikibazo ufite, hanyuma utegereze igisubizo bazaguha. Igihe cyose batari bagusubiza, ushobora kuvuga uti se ndakora iby'iki ko n'ubundi bampaye migration. Oya, ni nama nkugira, bishobora kuzakubera imbogamizi mu gihe kizaza, kuko niba byarateganijwe ko bikorwa gutyo, ni byiza yuko ubikora utyo. Bityo rero wowe wikwishinga yuko wamaze kubona migration, ahubwo iyo migration yawe yiryameho, ariko wandikira kwa team bamenyesha ikibazo ufite, ubanze uhindure, urebe yuko kuguhindurira bikunda. Ubundi guhindura phone number bisaba yuko phone number ziba zikubaruyeho zose, hanyuma ugahindura imwe ukayisimbuza indi. Ariko ubu ngubu kubikora barakwereka ngo ujya muri email, ntago mbega birimo gukunda, ntabwo tuzi impamvu. Ubwo rero wirekeraho, wiryama, wiceceka, ahubwo rwana kubishoboka byose kugira ngo usabe ubihindure. Nubona byanze wandikire kwa team, ariko ube use nk'uwikuyeho urubanza yuko utacecetse. Hari abantu benshi babikoze kubera yuko batari babizi, ugasanga kubera ko reka mbaho urugero. Nk'ubu hari umuntu twakoze verification ya phone number iratunanira pe. Ndibuka natangiye kumukorera kuri konti guhera mu mwaka ushize wa 2024 mu kwezi nko kwa 8, bigeza ejobundi muri 2025 ejobundi mu kwezi kwa 3 kwa 2 ndatekereza byaranze.
muri uko kwezi noneho nza kwibaza ni ukubera iki birimo kwanga, nkomeza kubabaza ibibazo, nkubita hirya nkubita hino nkubita hirya nkubita hino, biza kurangira nsanze phone number atari iye. Ikintu nakoze nahamagaye kuri MTN, bambwira yuko icyashoboka ari uko uwo muntu ibaruyeho yaza bakajyana kuri MTN afite ID ye akandika asaba yuko bayibarura kuri uwo muntu nyirayo ikamubarurwaho. N'uyu muntu rero mu buryo bwiza bwo gukemura iki kibazo, niba iyi phone number wakoresheje wayibeshyeho y'umuvandimwe wawe cyangwa y'umushuti wawe akaba arishyira muri payi, uzajya mu gihugu kirimo iyo sosiyete yaguhaye iyo simukadi ikoreramo, niba uwo muntu akiriho mwandike musabe yuko baguhindurira iyo phone number ikakubarurwaho. Icyo gihe ntabwo uzirirwa wandikira kwa timu ngo uhindure. Ikibazo gikomerera aho uyu muntu wamaze kuregistaringa muri payi akoresheje phone number y'abandi adafite ID. Uzabanza ushake ID cyangwa se irangamuntu, nurangiza mujyane, ubwo ni uburyo bwa kabiri, mujyane baguhindurire bayikubarureho, ikibazo kibe kirakemutse. Ariko mu gihe uwo muntu atakiriho cyangwa udashobora kumubona, nta bundi buryo bushoboka no kwandikira kwa timu gatakamba. Hari uburyo tubandikira tugatakamba nyine, I apologize for the mistake, I think I have made mistake. Tukarira, aribyo bitakurira, turarira, urandika ukarira rwose ugatakamba kwiyapologizinga rwose. Rero bavandimwe, nk'uyu muntu ageze neza kugarura kubaza iki kibazo, yagize amahirwe kukizirikana kandi yaranakurikiye, birantangaje kubona yarakurikiye. Ni umuntu uba hanze, ariko ni ubutumwa rusange tuba tubonye yuko bugomba gufasha n'abandi. Nguku uko dufasha abandi, ntago ngiye najya gutekereza ibibazo abantu bose bafite, ahubwo nanjye nibyo nababwiraga mbikura kuri buriya. Ngiyo mumbaza iyo mba niga bituma njya gucukumbura nkasubira mu byo subiramo kuko bo nimwe nkorera. Yes kugeza ubu ngira ngo na papa nabahaye ubwasisi, ntago mubizi. Ngira ngo ufite ikibazo wese yampamagara yangeraho, uko yamfatisha kose ndagufasha, nta kintu nkubajije ukabyaraho. Ariko abapoyiniyazi ndebe yuko twabona payi, twabona Ruby online business, turebe yuko yadufasha tukazagira icyo tubona. Ni uburyo bwo gufashanya, ubundi impano yanjye iri mu gufasha kameme. Ubwo rero umwanya n'uwanyu ushobora kumfasha, ariko cyane cyane kubera ko hari igihe guhamagara internet yanga ikagorana bigatwara umwanya, ugasanga hari igihe uvugana n'umuntu hafi gutwara isaha yose. Ubwo icyo gihe nta kazi mba ngikoze, ntaki, ni ibibazo. Ubwo rero ngiye gushyira imbaraga cyane mu kwisobanura, ariko namwe mushyira imbaraga mu kubaza. Ariko nanone ujoininge group kugira ngo mujye mumenya ko ikiganiro cyahageze, yaba wajya kuri Telegram, wajya kuri WhatsApp channel. Ariko ikibazo kimbarize muri, kuko kuri WhatsApp biragoye bagenzi, biragoye nta kuri ne kubabeshya. Ariko wanyandikira SMS isanzwe, ariko cyane muri comment. Yego ndumva byadufasha, hanyuma umuntu tukareba yuko twakemura ibibazo dufite muri Pi Network, muri Ruby Network. Impamvu izo nizo nzi kugeza ubu ngubu, nizera namaze kwiga, mbona icyerekezo cyazo cyiza. Ejo wenda cyangwa ejo bundi tubonye indi nayibabwira, niko nababwiye. Mu byumve neza, sinjapfa gutangaza ikintu ngiye ntasobanukiwe cyangwa ntumva neza ngo birahinda. No. Murakoze, mugubwe neza, mutegereze ikiganiro gikurikira. Iki ngiki kirabereka ukuntu waregistaringa Ruby ibana intambwe ku ntambwe kugeza
uvuze uti dore ngiyi ndayifite. Ushaka kwinjira muri payi bimushobokeye, nubwo nshaka kuza gusubiramo icyo kiganiro nkagikora bushyashya kikaborohera kandi kikihuta, ariko utari bugitegereze icya payi cyo, ubwo ngiye gukora ku buryo icya payi nacyo kizakurikira icya Ruby cyo kuregestaringa nyine, ariko utagitegereza cya payi yaba arebye ikiganiro nimero 148, ibiganiro mbeha namba kugira ngo biborohere kubisacinga no kubibabwira, kikamufasha kuregestaringa. Thank you, mukore subscribe kandi mukore n'ibindi byose, asigaye dufatanye urugendo rwo gushaka ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga uzatugeza aheza twifuza, buri wese inzozi zizabe impamo. Thank you, come again.